bya kamera se bigeze hano gute kandi ariko mana nanjye ungeje ibintu bya Gitumo ariko bakiti Shanga abandi bari bambwiye ngo urarwaye ngo urwaye nimba ari za diabetes nimba ari sida abadamu badakora siporo burangiye barambabaza udafite stress hahandi muri muri kwe ntabwo bigenda neza urumva nanjye ngenda mbona improvement ngiyewe rero nakuriyetinze icyo kintu cyitwa love connection aho muza abantu bashaka abakunzi mbese ngiyewe iwanjye kwa Shangazi hari abasore beza hari abakobwa beza umva ushaka abakunzi hari abantu bababaye bagiye kugumirwa kandi babuze abakobwa babuze abagabo kandi ari abana beza ari abakobwa bafite uburere ari abafite inshingano. So ibi bintu ubikorera for free. BigTowners. Noneho karabaye nababwiye BigTown TV gahunda zagarutse ni kwa kundi Gitumo kwa mufururizo Gitumo one more time kwa mufururizo. No jokes at all man. Murabizi ingi ni BigTown TV of course. Jenny T behind the cameras ndi kumwe na Sister Nina na Kebro. Gahunda zirimo kugenda fresh kabisa. Ubu ngubu mfite one deal ndahita nyigukubita mukanya gato itumenya gahunda uko zimeze. Ari umushangazi yigeze guhitinga cyane. Uyu mushangazi yigeze guhitinga bija hatari ngo akora iki. Reka mbanze soke mu modoka kwanza gatoya mbakubita exclusive. Uyu mushangazi ikintu yakoraga reka mbabwire yakoraga reka mbivuge buhoro buhoro batsaza no kubyumva. Yajyaga imyeyo yakoreraga abantu byo gukimyeyo ibici no kugurisha imiti ya yindi nyine murabizi. Icyo gihe ibi biboro byarahitinze cyane abashangazi bari kugurisha imiti ngo yo kongera sijui ibici sijui gukimyeyo nibindi byinshi cyane. None uyu mushangazi ebana yarananutse yarananutse. Abandi baravuga ngo ararwaye abandi bakavuga ngo sinzi ukuntu bimeze abandi barimo kuvuga ibintu byinshi. Noneho rekana nibyo ngibyo kunanuka ntabwo nshaka no kubimenya. Afite deal nigeze kubona arimo kwamamaza ngo gukubita pass nimba ushaka umugabo nimba reka kwanza nkwereke ngo nimba ushaka umugabo agukubita pass nimba ushaka umugore akagukubita pass nimba ushaka boyfriend agukubita pass nimba ushaka girlfriend ukubitwa pass. BigTowners nta kintu kizatunanira. Ngiye kumukorera Gitumo ya indi ya nyayo. Bambwiye ngo ari mu myitozo arimo gukora sport ashaka kugabanya ibinure ariko nanjye nkwiriye aga sport. BigTowners wallahi nanjye nkwiriye aga sport ndagakwiriye nanjye ariko nzananuka. Gitumo one more time. Tugende Shangazi nguyu. Bize gutse uri muri sport wageze gutse ariko nawe man nasukura nawe hano sport nanjye ndazikora. Akakana sura kazi kagurya ako ndagakora none se ako nagakora bimeze fresh. Ibintu bya kamera se bigeze hano gute kandi Shanga bimeze gute uri muri sport Mana nyagasani babimbwiye kuva kare ngo warimo kuzamuka umanuka uzamuka dore ndaza mu kagoroba gutya nkazamuka gutya n'abandi bagenzi bawe ngaho barimo kuzikora. Dore ngaho ari hano ni heza nta modoka zihagenda. Nabonye bagenzi bari kuzikora sport bose turakora. So bimeze gute se Power Shanga ikintu cyatumye nza kukureba. Iyi ngi ni Gitumo one more time ariko mana nanjye ungeje ibintu bya Gitumo ariko bakiti wari wihishe igihe kinini cyane. Nakora stretching ntabwo ndakora abdomino. Zose urazikora cyane wallahi nagiye guswetingamo mvuga ngo mukanya ndakora abdomino naza nkore stretching. Okay ngaho mbwira rero dore nukuri imbere ya banza kwanza unyigishe kuntu bazikora izi sport. Gende yo abadamu badakora siporo burangiye barambabaza. Ni ikibazo kenshi mbigisha ibintu bitandukanye. Shanga abandi bari bambwiye ngo urarwaye ngo urwaye nimba ari za diabetes nimba ari sida ngo yarananutse Shangazi ariko yarananutse bara. Yes nuko
ubyitaho Shangazi ntabwo ari umubiri wawe ntabwo ari siporo hari ikindi wambonye Shangazi cya kibuno cyose cyarashize ariko iki nicyo kiri nomo mu nda ni 0 ni wane ni irihe banga reka rero nkubwire ibanga rya mbere njyewe ibi bintu rero bagiti ibintu bijyanye n'ubuzima kuri buri muntu wese nafashe umwanya ndabyiga nagiye muri Kenya mara y'amezi 3 niga ibintu bijyanye na nutrition ariko n'ubu ngubu ndacyabikurikirana online so rero ndabimenya ko turya nabi tubaho bidakwiriye urumva tubaho mu kavuyo sometimes ari nabyo bituma n'ibiro bizamuka ku buryo buteye ubwoba mbanza kwikurikirana birananira ariko nza gushaka groupe joining ya sport tujya mu kantu kameze nka competition ebana mu marushanwa nyine yo kugabanya ibiro rero ngubu urabona ko impinduka barambwiye ngo ibintu bya siporo bigabanya ndahura n'umuntu agaca ati sura ni Shangazi ni muri umuntu nawe niki urumva uzikomeze nk'agakobwa k'imyaka 10 n'ingahe ni 3 4 ari nacyo mvuga ngo nuko ntunguye nari kugenera message ko n'ubundi ntabwo ndeka kwitanga abadamu cyangwa abakobwa baze mbabwira ibanga ryo kugira ngo utakaze ibiro ugire tayi nziza ugayidinge agatayi kawe bya bindi byo mu gitanda kwa gucimye twirirwa twigisha rwa rubohero muzamo ariko nanone iyo utari souple udafite stress handi muri ntabwo bigenda neza urumva nanjye ngenda mbona improvement yes niyereyo okay so ubu ngubu gahunda ni fresh ibintu ni wane iziki umugabo ndakwiriye zabweje abari bakora siporo ndabatinya ungura umunebwe oyanjye narazikoze ariko ntabwo njya nanuka cyane sinzi impamvu ikiriho nanone ariko ntiducine ry'umuntu damuri hariya hari abantu babyibushye bakora siporo ariko banibyibuhiye abo bantu usanga bari fit ibintu byose sina mu gitanda gusa rega n'ubuzima bwa buri munsi ibintu bigenda neza no mu kazi no n'abana bawe ariko cyangwa hari indi miti ukoresha barambwiye ngo hari imiti wavanye mu Bushinwa ibijyanye n'imirire hari imiti wavanye mu Bushinwa Shangazi discipline y'imirire ariko tugira n'umuti nawo ukamura ibinure urumva una detoxinga imyanda mu mara kandi buri abantu benshi bazamura ibiro ko nanone kubera batadijera neza uzi kuntu wari wanganaga uribuka yanda ibyatari compare ibuka ikiganiro cyo muri 2020 ugenda umeze gutya ebana ngavuga ngo none Shanga maze gukura ibiro 35 kuva nabitangiye ibiro 35 urabeshya nago bishoboka wapimaga bingahe muri bya biganiro tukakora nafite ibiri 135 135 urabeshya Shanga nukuri umudamu uri hari rero ukurikiye bakti buri munsi ukurikira ibiganiro byawe ndakubwiye ngo I invite you ngwino muri shike nkufashe nkukurikirane ujye ku biro biri nomo body mass index yawe imere neza ku buryo buri bakti ariko none ubu ufite ibiro 100 ufite ibiro 100 ariko kubera ndi muremure uziko turi kungana nanjye nawe bifite si njye usibye ko ashoko harimo kurengaho 2 gram tunga dice kuba iyo uri muremure ntago niyo mpamvu ubona mwibwira ariko umuntu ukimbona nawe ntiyavuga ngo ndananutse umuntu mbonye bwa mbere yavuga se ngo ndananutse none umugabo wawe igihe yatangiye kubona uri kungana gutya yarabikunze cyane kuko ibi birimo ubuzima ibi ngibi birimo ubuzima kandi akeneye ko tuzasaza na mirere nukomeza kunanuka azavuga ngo urarwaye nagejeje 135 bacteria byashoboka ko na 200 byagera iyo ntafatirana sibyo se that's why rero mvuga ngo nawe uri hari uryamye ufite ari abantu bafite depression kubera ibiro byinshi ngwino tugufashe kabisa none sasa ntago ari gahunda ya siporo hari indi gahunda yanzanye urumva Shangazi njyewe nari mfite amakuru ahantu narinjiye ufite amakuru ya danger Shangazi usigaye utanga pasi z'utwana usigaye utanga pasi z'abagabo iyo nkuru ni nziza cyane sibyo se mfite icyitwa love connection yes ariko urumva reka mubwire ntabwo wavura abantu hari umuntu yaratestinzeho mu rukundo agasanga ntibimeze neza akaza Shangazi nkamuvura ari umugabo ari umugore ari iki
cyangwa ugasanga ni n'abakobwa baraho ntahahurira n'abantu ahura ari busy arataha nijoro nta connection afite njyewe rero nakuriyetinze icyo kintu cyitwa love connection aho muza abantu bashaka abakunzi urumva bakti ndimo ndafasha abantu ndimo ndafasha societe ariko nanjye ndarambagiza mbese njyewe iwanjye kwa Shangazi hari abasore beza hari abakobwa beza umva uburanga imiterere ni guko abasore bacu bakunda umurimo ntabwo bari irresponsible Sheri yaguhamagaye none Sheri yaguhamagaye abasaba nawe ntunge bari aje kuntora umbwiye ko cyari muri sport umbwiye ko ndi muri sport hello sorry ngiye gusoza ariko bakti yanumbuye ndaje ndimo ndavugana nawe love connection ariko mana yagasana umuhungu ubu reba amasaha ageze noneho nuko rero navuze ni rero reka mbashyire ikintu kizahuza abantu bashaka abakunzi hari abantu bababaye bagiye kugumirwa kandi babuze abakobwa babuze abagabo kandi ari abana beza ari abakobwa bafite uburere ari abafite inshingano ubona bazima ariko yabuze ahamenera kugira ngo ahure n'umuntu bose umwe bati ngiye nabuze umuntu undi nawe ati nabuze umuntu ndahari ngwino back to bamere nimero ariko nawe bamere nimero ndashaka kwanza kubisobanukirwa kuko nabibonye hano ku ka group kamwe ngo Shangazi Asigaye akubita pasi abahungu akubita pasi abakobwa akubita pasi abashaka abagabo abashaka abagore abashaka boyfriend abagirlfriend abashaka itavuga ngo none uvuga ikinyarwanda abashaka urumva nahise mbibona mu ka group kamwe ndavuga ngo Shangazi ngiye kumuhiga hashize ibyumweru 3 noneho ku muntu ukeneye umukunzi mu bigenza gute kugira ngo abone uwo ashaka ukuntu bimeze rero uranyandikira ukambwira details zose z'umuntu ukeneye ukambwira uti ngiyewe nizibi nkoraha urumva ndashaka umukobwa wambara atya nawe witwara atya ngiye mfite gahunda yo gushaka ndashaka umukobwa uri civilize ukora ibi nanjye kuko nanjye ndi undi nawe akaza akavuga ati jewe ushaka ni umugore wiyubaha uzabasha kunderera abana iby'amashuri by'imirimo donc jewe nzatunga umuryango wanjye undi nawe bati nkeneye umuntu ukora nkeneye ibi n'ibi cyangwa se akavuga ati ndi umudivorce cyangwa se napfushije umugabo cyangwa napfushije umugore nkeneye umuntu unyomora ibikomere abo bose n'abapfakazi komere ariko noneho so umuntu ukeneye boyfriend cyangwa girlfriend cyane nabo turabahuza sasa abo bantu wowe babona gute baranyandikira for example umuntu akubwire ngo ngiye ndashaka umukobwa muremure abo bose mbamba afite metero runaka banyandikira bagambwa afite agatayi kameze ukuntu urumva Shanga afite agatayi kameze ukuntu yize amashuri ya triste yagiye secondary cyangwa university uyu muntu ndamushaka ubigenza gute kugira ngo umubone uyu muntu bafite benshi bagiye babinsaba abo bose rero mfite amafoto yabo bamwe baransura no ku kazi abatandukanye mba ndi connected nabo umunsi ku wundi ku buryo wa muntu babantu mbambazi urumva muri different categories urumva hari utarize hari ukora akazi ko mu rugo hari ukora muri beka hari ukora muri ibigo bitandukanye hari ukora abakora ajya bro urashaka umushyira umeze gute wowe urashaka umeze gute banza umuvuge Shangazi uba banza umusobanurire fresh urashaka umeze gute umudescribing agomba kuba yaraciye imyeyo cyangwa ntayo agomba urashaka wayiciye cyangwa utarayiciye urashaka uyigikara hari abavuga ati giye bagomba kuba ari umukobwa wirabura nibyo bibamo hari umukobwa ndashaka umukobwa sinkunda abakobwa byo gucanuza bibamo nabyo guca iki vuga uri umunyarwanda jya ureka ibintu byo kwijijisha bakti guca iki imyeyo nabyo bibaho nyamara bakti aha uri mukuru bibamo hari ubati giye vuga kebro ngo urashaka umeze gute muri zo nuza yavuze ngo urashaka umeze gute
nese kuwanjye namubonye reka kutijisha it's okay nta kibazo ariko undi wese umugenzi wawe nawe uvuga ati nyereye umukunzi uri free you are welcome ngwino tuguhuze n'umukunzi wawe ngiyewe ndahari nka nyogosenge ndahari nkurambagirize abakobwa bazima bafite umuco beza b'abanyarwandakazi noneho umuntu ukeneye umukunzi ukamushakira umukunzi aguhemba gute aguhangaye twebwe nta bihembo birimo aho Shangazi ntabwo bishoboka n'akazi ka free oya nta bihembo birimo wahuza abantu n'ukuri nta bihembo birimo bakajya muri izi bitwaye ikizi ariko reka nkubaze for free rwose ye baba we bana mu applying none abantu muzi mbihurize mukora umuryango ibintu byo guhera kwishyiga ukageza imyaka 40 wabuze abakobwa ko baharuri mu biki ngo wabuze umugabo abasore barahazi beza bazi inshingano bafite za 6 pack oya ntabwo aricyo turebaho bafite cash oya bafite urukundo abakobwa b'ikigese bakundana n'umuntu bafite umufungo reka nkubwize ukuri hari umuntu uri hariya uvuga ati genda shaka umuntu ushaka kubaka ibyo kuvuga ngo imifungo ngo 6 pack atanabikeneye avuga ati tuzafonda ubuzima tuzamurane dukurane undi nawe akaba ari yaravuga ati jewe ndi umugabo ngewe mfite amafaranga yanjye nkeneye umwana w'umukobwa ufite uburere ngwino mbere mama w'abana underera abana nkeneye umuntu uzava ubuvivi n'ubuvivure bwanjye uzamera abana uburere uwo nawe arahari urumva barahari benshi kandi ukaba uri hari uvuga ati Mana nyagasano nkanjye muri iki gihe nzabona umugabo nkanjye muri iki gihe nzabona umugore barahari pe so ibi bintu ubikorera for free ntago wishyuza amafaranga nta mafaranga nishyuza pe njyewe ndi nyirasenge w'abantu nahereye kera mbafasha abakobwa bashaka guca imyeyo abagore bafite ibibazo abagabo bafite ibibazo bitandukanye ku by'indwara zitandukanye ku bijyanye n'imyanya y'ibanga so rero nararebye ndavuga nasanze uko kuntu nagiye mpura n'abantu nasanze muri society harimo icyo kibazo umva umuntu yararenganye ati jewe mfite depression nabuze umuntu nkunda urumva ndahari Shangazi aka kantu ni kandi kugenda impamvu bavuga ati naramubuze aragenda akagonga amapoto so ntago uzafungwa Shangazi nzira icyo ubwo gutanga abana b'abakobwa n'abahungu n'abagabo n'abagore ikintu ushaka kukubwira cyo nta muntu duhuza tutamwiboneye gutya ntago bishoboka ntago bibaho njye ntago naguhuza n'umuntu utaraza imbere yanjye ngo nkubone yes kuvuga ngo wanyarikiye gusa ugomba kuza kuri ofisi yanjye nkakubona nkareba uko ungana nuko bimeze nta mumineri rwose reka umva shwe reka abantu bakuru abasore n'inkumi nawe okay so ariko hari abantu bakeneye abakunzi ni benshi cyane ni benshi cyane ni benshi cyane nzi baranyandikira kabisa bakubite nimero basi nta kibazo nimero yanjye ni 0788 37 38 898 0788 nongeremo nako kantu ku muntu uri hariya ufite ibiro by'umurengera wumva uhangayitse mbabaruze nkufashe nkwereka ibanga humura ntuzareka ibiryo byawe rusanzwe urya humura rwose ibanga ni rimwe gusa ngwino unyegere nkwifashirize ngiye maze gukuraho ibiro 35 shaka bisa rwose ibiro byo niba urabibona wabigenje gute kugira ngo ibyo biro bigabanuke ni process ndende ntago ari ibintu navugira hano kuri kamera so abantu bagomba uribuka inda hari abantu baba bafite ibibazo by'inda nini wabaye maneke rwose wabaye maneke ntago biraza neza ariko bizaza noneho inyuma y'anga uzagira ibiro bingaye kwera cyangwa bazajya bahunga bavuga ngo Shangazi ararwaye kuko nta kibazo donc ngicyo ndeba no buzima bwanjye ibyo umuntu wari wese yavuga nta kintu bimbwiye ngenda shaka maintaining body mass index nifasha n'abantu kubagira inama ku bijyanye imirire myiza itari buteze ikibazo umubiri ubwo bujyanama nabwo ndabukora benshi turimo turabafasha mu mezi 4 ashize maze gufasha abantu bagera nko muri 40 bagiye batakaza ibiro bitari munsi y'ibiro 10
mbagira inama gusa kujyanye n'imirire na discipline y'ubuzima nyine bwa buri munsi kandi barananutse pe. None ka kazi kawe warakaritse? Akazi ko gufasha akahe kandi wakoraga karako sinakareka. Iteka ryose kugeza mfasha kireka nimba ntabona. Nimba nta kibasha gukora. Igihe cyose nyifite imbaraga. Abanyarwanda kazi nzabafasha guca imyeyo, urubohero ndarufite muri shike. Muze mbafashe mbambika umwambaro mwiza wa gikobwa rwose ndahari. Ibanga ryo mu rubohero rwo kwa Shangazi hano muri shika ari wengiye. Ibanga ryawo nuko tukwifashiriza. Turagufasha iyo bishatse cyangwa tukakwereka uburyo ubyikorera. Ni umuco wa Kinyarwanda, ntabwo ari imico twatabiriye y'ahandi mibi, ni umuco mwiza wa Kinyarwanda ndetse wa Kinyafurika muri rusange, ntabwo ari mu Rwanda gusa. You are welcome. Ngo gukora iki? Guca imyeyo ni umuco mwiza basi. Nangahe se? Bashaka se ko nkucira. Tumbabarira rwose. Ndagucira rero nawe rero. Ababikeneye ntabwo ari nje. Utangiye kwikanga kandi nangahe kubibaza wumva bikoroheye. Nangahe umunsi waje ngo ngucire tuzavugana. Ntabwo ari njewe nyine kuba bikeneye. Urashaka kuzana se umukunzi? Maybe yes, maybe no, cyangwa nabandi. Uzohereza tuzavugana, azakumira amakuru. Mbwiye se nangahe? No. Aryo bigenza gute? Yanjye urashaka ko mubwira uko mbigenza ko bacteria? No. Nibanga. Ugiye hehe? Bagaze garukana. Baze garukana chaga. Noneho nangahe arya? Ntabwo ibintu Ngereka nkwamamaze for free. Ntabwo ngiye kukwishyuza. Muze mu rubohero umuntu ukeneye service yo guca imyeyo ngwino twifuganye. Nangahe? We. Ntabwo bivugira kuri kamera. Ntabwo ibyo bivugirwa kuri kamera. Okay. Ubu ngubu nta bintu byinshi. Nimba ari ikintu ushaka kutubwira, reka ngubu umwanya ngira ari ikintu ushaka kugusaba. Ari ikintu ushaka kubwira bariya barimo kurikirana BigTown TV. Reka ngubu umwanya nyine ngira icyo babwira. Icyo ushaka kubwira abakurikiye BigTown TV. Shangazi. Ubu ngubu nsigaye nikunda mw'abantu. Ibiro byinshi birabangama. Niyo mbona nikunze ndimo ni ibintu nk'ibyo nyine. Ariko ndanabakunda abantu basanzwe ari abakunzi banje peace. Abantu bashya bari buza aribwo bambonye na bamwe peace. So icyo nshaka kubabwira rero nuko twashyize kuri promotion ijyanye na Christmas ku bintu bijyanye no gucira abakobwa imyeyo. Abageni bagiye gushyingirwa. Ari na promotion. Abageni bagiye gushyingirwa. Promotion za Christmas we. Mikuru. Promotion. Kuri make cyane uraza tukakwifashiriza. Abantu b'Imana biraruhije ariko kubera ko njewe iyo nkufashije nkabona ukambwira uti Shanga ibintu improvement narayibonye ku musheri wanjye rwose arishimye, nicyo kintu cya mbere kinezeza. Urumva nariyemeje rero niyemeje gufasha abatuye isi icyo gikorwa. Ni umuco mwiza wubakiye benshi. Abantu b'Imana you are welcome. Mu minsi mikuru guhera ukwezi kwa 11 n'ukwa 12 promotion. Bakti. Promotion. Kubashaka. Arukara rero. Babahaye promotion ya Christmas. Promotion. Kubashaka gukibye mu gihe cya Christmas muri muzaze kwa Shangazi. Shangazi ariko wallahi shani hatari. Promotion ya Christmas na New Year. Ni fresh sana. None ngewe banza unyereke kwanza izo sport ukorera muri gym. Zikomeze tunubundi twagusanze urimo gukora wambwiye ntago urakora as abdomino za ibiki byose. Let's America. Hari akantu umukoci wanjye witwa Jivens. Can you take this phone? Yes. Hari umukoci nkunda cyane witwa Jivens wafashije muri process yo kugabanya ibiro. Hari utunajya dukoresha gutya ngo nako ngako. Komeza tugende. Hey, yes. Use murambona ra? Lekera.
Tugende. Nuko man. Akanigo. Ako karoroshye. Akako karoroshye. Wari wese yagashobora. Kani gutya. Tugende. Sava. Shanga basi fresh. Reka tukore gukomeza na sport zawe. Reka nkwereke kwanza ko nanjye nkubitisha football. Tuzamuke. Nanjye ndazikora uyu munsi. Tumanuke. Koshari igisi. Aho tumazamuke. Sport zirafasha. Ibinure bikagabanuka. Promotion sport. Umugabo udakora sport. Ndakurahiye biramunanira pe. Ibiki? Za gahunda z'abantu bakuru. Ziramunanira gute? Gahunda y'ikambere. Gukomana. Wahagira ibyo ukora byose wahagira ibyo. Ibintu byose bisaba ubwenge. Ikinure cyagiye cyamaze kwitsindagira. Ubuzima bwose bugenda nabi. Ntabwo bugenda nabi mu mikorere y'imirimo isanzwe no muri gahunda. Noneho reka nkusitse rero. Ejo najyanye n'umumotari. Arambwira ngo rero ngo ikintu nabonye cyo. Ngo se nko kugiye muri sport ngiye muri sport ahantu nimugoroba. Ngo se shanga. Ngo se mami. Ngo ugende muri sport muri iyi mvura. Imvura yari itangiye kugwa. Nabane ngiyewe sinshobora gusiba sport rwose uko byaba bimeze kose. Ubu ndimo natanguranwa n'imvura. Ati rero buri abagabo uzasanga ari banini cyane. Sinkomeretse ariko umuntu wenda ufite ibiro byinshi. Ngo uzasanga ngo atabasha gutera akabariro kenshi gashoboka. Nuvuga ngo hari ibintu bitamusohokamo. Urumva? Hari ibintu bitamusohokamo. Harimo bya bintu ure kudakora sport, hakaba n'ibindi bintu biba bigomba gusohoka ariko bidasohoka. Ari nabyo bituma agenda abyibuha. Noneho umugabo nawe ubikora kenshi gashoboka. Ngo arananuka cyane. Nibyo. Urumva nyine we yamagara jikaze ukuntu ngo abize. Ngo umuntu ubikora cyane ngo arananuka cyane. Ngo nawe ubwo umugore we kubera ko bikorerwa cyane. Ngo ukabyibuha. Reka twikorere kwanza kandi twababwiye hari na promotion. Tugende promotion Christmas na No abantu bakoze sport cyane nyinshi cyane zazindi z'abantu bakuru bakunda kwibagirwa. Shangazi bye. Si wibagiwe? Nibagiye. Hari something wibagiwe. Ya cameraman je mwamba. Hari ikintu wibagiwe Shanga. Iki wa musazi. Shabakti mani mba. Reka nkwereke ko ari ikintu wibagiwe. Abantu bakoze sport cyane. That's a subject out. This is subject kumwe na Shangazi kwa Musanze ari gukora sport kayikomeze na sport ze. I go by the name BigTown in BigTown TV. Don't forget to subscribe. Byinshi birimo kuza. Until next time. Ciao. Shangazi bye. Bye. Yeah man.